twakora iki? Iyo mibereho rero ituma utekereza, ituma ubaza, ituma wibaza, ituma ushakisha, cyatuma uva muri iyo mibereho wumva ikubangamiye, wumva atari myiza cyangwa ibangamiye abandi. Ibyo rero bishoboka ari uko ukora uburyo bwo kwiyubaka igihe cyose. Intambwe ya kabiri nabivuze nabyo, nta muntu umwe uba kamara. Ni ukuvuga ngo rero wowe nanjye n'undi, buri wese iyo yibaza ibyo byo kwiyubaka, yo gukemura ikibazo kitureba, iyo dushyize imbaraga zacu hamwe tugakorana, twubaka byinshi, twubaka ubumwe, twubaka n'ubushobozi. Duheraho rero. Murakoze cyane. Ikindi kibazo cya kabiri mfite, mwageze mu myaka nk'iyacu mu rubyiruko, turifuza mudusangize mu gihe cyanyu, igihe mwari urubyiruko, umuco w'ubukorerabushake wari ufite ishusho imeze ite, tubonereho no kugereranya n'iki gihe. Murakoze cyane. Icyo kirakomeye, icyo kibazo kirakomeye. Nabaye muto nkawe, ariko nkamwe bivuze igihe nabaga mfite imyaka 10, kampere kuri 15. Hari n'abandi wenda baba bafite 5 hano cyangwa bataje hano. Muri icyo gihe mu by'ukuri nabaga mfite 18, ntabwo yabaga 15. Icyo nshaka kuvuga ni uko igihe n'abandi ibyo twanyuzemo byaduhaga nta guteta, nta mwanya, n'abandi ndabizi ko nta guteta, nta n'impamvu yo guteta. Kudateta rero byatumaga utekereza, ariko kuki cyangwa ejo hazaba hameze hate, kuki ari igihe bibaho gutya, ese umuntu yabivamo gute? Ntibigarukire aho, ukishakamo uruhare rwawe. Ubundi nyine uri umwana, ibintu byose birakurenze, nibyo n'abakuru birabarenga nkanswe, ariko ntibikubuza gushakisha uruhare rwawe cyangwa impamvu, cyangwa kwibaza icyakorwa. Niko rero mu rubyiruko rwacu, nicyo nabasaba urubyiruko, kuba urubyiruko imyaka yanyu y'ubuto ntimuyipfushe ubusa, ntimuzayipfushe ubusa. Ntimuzatete cyane, muteta ni byiza, bigushobokeye wateta, ariko nabyo wajya ubiha igihe cyabyo. Ukagira igihe cyo guteta, ukagira igihe cyo kuvuga ngo ariko kanitonda, ubu ejo sinzi uko byamera, cyangwa nitegure guhangana n'ibizaza ejo. Niyo somo numva navana no mu kibazo wabajije, nuko nagisubiza. Niyo wakura uri mu buzima bwiza, ubuzima bwiza ni ubuhe? Ariko ubuzima bwiza ntabwo ari tombora,
n'uwatomboye bimwe bagura amatike ya tombora ukabona amafaranga menshi udakuze mu mutwe araguhitana ukiyafite cyangwa agira atya akarigita akabura sibyo iteka umuntu uko yiyubaka ni ngombwa no guteta rero biri hagati aho natomboye mfite ibintu hafi byose nagira isaha yo guteta nkagira n'isaha yo kurinda ibyo natomboye kugira ngo bikomeze bingoboke igihe mbishakiye ariko noneho bibe no kugoboka n'abandi. Urakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika mubitwemereye twaha amahirwe urubyiruko ruteraniye muri iki cyumba nabo bakagira ibitekerezo cyangwa ibyifuzo batanga nk'urubyiruko. Murakoze cyane. Nk'urubyiruko rero turaza gufata ibitekerezo bitatu turafata mu mpande zitandukanye muri iki cyumba. Ufite igitekerezo aramanika akaboko tubonereho no gusaba abari muri protokole kwegera urubyiruko bakaza kubegereza indangururamajwi. Urubyiruko bagenzi banjye mbibutse ko mu rwego rwo gukoresha igihe neza turasabwa guhaguruka ukivuga naho waturutse ukarasa ku ntego kugira ngo na mugenzi wawe aze kubona umwanya. Murakoze cyane abafite ibitekerezo. Abantu bafite indangururamajwi badufashe begere urubyiruko. Ariko niba nta nabyo nta kibazo. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wacu dukunda perezida wacu bwite. Ari hariya muri 108. Yego komeza. Amazina yanjye nitwa Kitegetse Veniste nkaba ndi umukorerabushake waturutse mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali. Nyakubahwa perezida wacu twagira tukumenyeshe ko uyu munsi umukorerabushake wese yishimye kuko yahuye na role model we uyu munsi. Nyakubahwa perezida wa repubulika abantu benshi bazaga imbaraga zidupushinga zigatuma dukora ibikorwa by'ubukorerabushake mu byo dukora umunsi ku wundi. Hari muri covid abantu baba barabana nicyo kibamara ubwoba cyabutumaze nuko uri umutoza w'ikirenga ibyo dukora byose niho tubirebereho nyakubahwa perezida. Nyakubahwa perezida urubyiruko rw'u Rwanda abakorerabushake b'u Rwanda ntawabahiga ku isi hose. Impamvu ntawabahiga ku isi hose nuko dufite ibanga tugendana aho tugiye hose. Iryo banga nta rindi ni umutoza w'ikirenga tubarusha. Urakoze cyane. Nari mfite icyifuzo nkuko wadutoje nyakubahwa perezida wadutoje kutagira ibibazo. Nanjye nifuje gutanga igitekerezo gifasha kubaka igihugu cyacu no gukomeza umuco w'ubukorerabushake mu rubyiruko rw'u Rwanda. Nyakubahwa perezida wa repubulika abajene urubyiruko abakorerabushake hari abarangiza kwiga. Bamara kurangiza kwiga hari icyo bita imenyereza mwuga professional internship cyangwa se internship isanzwe. Turifuza ko iki gitekerezo ngiye gutanga umutoza w'ikirenga nuramuka ugihaye umugisha ndabizi neza ko mu gihugu hose cyata kiba applicable. Gerageza ntabwo nzabiho umugisha gusa nzabikurikirana menye ko. Urakoze cyane. Nyakubahwa perezida wa repubulika turifuza nzabisaba abagomba kubigiramo uruhare bashobora kubigiramo uruhare hanyuma turebe ko abantu muri mu ishoramari ritandukanye riri mu Rwanda abantu baha amahirwe urubyiruko rukajyamo. Icyo gitekerezo turifuza yuko byibuze ikigo cyigenga cyangwa se ikigo cya leta inzego zose za leta byibuze bakwiha intego yuko bajya bahimenyereza mwuga abakorerabushake mu gihe barangiza amasomo. Mwibyo rwose cyaneranije. Soza. Urakoze cyane. Soza.
soza nyakubahwa perezida wa repubulika abakorerabushake twese twahisemo kuba timu PK uturi imbere tukuri inyuma urakoze cyane reka arakoze cyane mugenzi wacu reka twakire n'ikindi gitekerezo reka dufate hariya yego uragerageza urase ku ntego. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika dutewe ishema n'isheja no kuba turi kumwe nawe kwizihiza imyaka 10 tubaye abakoranabushake. Nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Uwase Yvette nkaba ndi umukoranabushake mu karere ka Gasabo. Nyakubahwa perezida wa repubulika abakoranabushake muri rusange twagiye dukora ibikorwa byinshi bitandukanye muri iyi myaka itambutse kandi dufite n'ibindi bikorwa byinshi muri iyi myaka yindi iri imbere kugira ngo dukomeze dusigasire umuco wacu w'ubukoranabushake. Nyakubahwa perezida wa repubulika muri ibi bikorwa byacu dukora by'ubukoranabushake ku munsi tugiye dufite imbogamizi. Hari imbogamizi dufite y'ababyeyi bamwe na bamwe batarumva umuco w'ubukoranabushake. Tukaba tubasaba kugira ngo mudufashe gukora ubukangurambaga bababyeyi bifuza babona yuko gukora ubukoranabushake ari uguta umwanya kuko tutahembwa kuko tutabona amafaranga bifuza ariko ugasanga ko babibona nabi. Turabasaba ko mwadufasha kugira ngo ubukangurambaga bugere ku babyeyi aho hirya mu kagari tujyanemo. N'ubu ahangaha aho tuvugira bagomba kuba badukurikira baratwumva ubwo bakumvise rwose. Nyakubahwa perezida wa repubulika turagushimiye kandi twifuje yuko ababyeyi nidufatanya n'abakoranabushake twese tuzakora kuri gahunda ya tujyanemo ku bukoranabushake. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twakwakira no muri kiriya gihande ufite mikoro yadufasha akajya. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Umugwaneza Diane n'umukorerabushake mu ntara y'Uburasirazuba. Tunejejwe n'agaciro muduha. Ubusanzwe youth volunteers dukora ibikorwa by'imirimo y'amaboko ubukangurambaga ndetse na crime prevention. Twabasabaga nyakubahwa perezida wa repubulika ko ubukorerabushake ibikorwa dukora byakwaguka bikaba profession volunteerism. Ni ukuvuga abantu bakajya bakora ibikorwa by'ubukorerabushake bitewe n'ubumenyi bafite. Urugero abaganga bagakora ibyo bikorwa by'ubukorerabushake bitewe n'ubumenyi bafite, ba agronome bagafasha abaturage bitewe n'ubumenyi bafite, engineers n'abandi bose. Nibyo rwose. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nibyo. Ni nayo mpamvu navugaga ko n'abakorerabushake n'abandi bataragera kuri urwo rwego bakwiye kuba biyubaka kugera kuri urwo rwego. Byo nibyo. Murakoze cyane mutwemerere twakwakira ibindi bibazo. Murakoze cyane. Habaye hari undi ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo. Rubyiruko mugerageze dukorere kuri discipline. Ntabwo twese twavugira rimwe kandi uri buvuge mwumve ko atuvugiye twese. Reka dufate undi muntu hano hasi. Ego. Ahangaha hasi. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina yanjye nitwa Ntawuruhunga Abdul nkaba ndi umukorerabushake waturutse mu karere ka Ngororero. Nyakubahwa perezida wa repubulika natwe turishimira uyu mwanya muduhaye nk'akarere ka Ngororero. Ndifuza kubasangiza natwe bimwe mu bikorwa dukora ntabwo bigarukira i Kigali gusa ahubwo no mu turere tw'icyaro abavolonteri turiyo. Umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu twagize ikibazo cy'ibiza by'imvura yaguye ari nyinshi idutwara ubuzima bw'abantu idusenyera n'inzu, ariko nk'uko mwabivuze ko tudakwiriye kugira ubwoba mu gukora igikwiye, twarahagurutse dufasha inzego z'ibanze dukorana, dufasha abaturage aho twubakiye imiryango 4 inzu zo kubamo. Aya marira bari bafite ibyabo byagiye uyu munsi barishima ko twabafashije kubona aho gutura. Ngira ngo murakoze cyane. Si ibyo gusa ahubwo tunafasha mu gukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo dukangurire abaturage bature ahantu heza bave mu manegeka. Ibyo ni ibikorwa dukora kandi twishimira uyu munsi. Icya kabiri, akarere kacu gafite ikibazo cy'igwingira mwana gikomojeho. Natwe twaravuze ngo tugomba gutanga umusanzu wacu
kugira ngo dufashe bano barumuna bacu kugabanya igwingira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twubatse imirima y'igikoni. Urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Ngororero ndetse n'ahandi mu gihugu dufite amaboko, twubatse imirima y'imboga kugira ngo aba bana babone imboga, kandi turabizeza ko tuzabikomeza. Mu mibare umwaka ushize byagaragaje ko igwingira mu karere ka Ngororero twari kuri 55, uyu munsi turi kuri 27. Murumva ko uruhare rwacu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rugaragara, kandi turabizeza ko tuzabikomeza kugeza tugize abana badafite igwingira. Ibyo ni byiza cyane. Twafata no mu ruhande umuntu umwe, umuntu ufite indangururamajwi yakwegera urubyiruko. Murakoze Perezida wa Repubulika, amazina yanjye ni Uwanyirigira Delphine, nkaba ndi umukorerabushake mu karere ka Kicukiro. Ndahera ku kiganiro cyiza muduhaye, nubwo mwatubwiye ngo ntidutete, uyu munsi turabashimira ko mwadutetesheje. Nk'urubyiruko rw'abakorerabushake twifuje kenshi guhura namwe. Uyu munsi ni umunsi w'amateka, ni umunsi w'ibyishimo kuri twe, turabashimiye. Fashe uyu mwanya ngo nongere mbashimire by'umwihariko. Hari ikibazo nagize mu myaka yashize, ariko sinavuga ngo ni mu myaka yashize ko nagitewe n'abayobozi babanjirije ubuyobozi bwanyu Perezida wa Repubulika, aho bayoboye igihugu nabi bakigeza mu macakubiri. Ubu kuba mpagaze hano aho mpagaze kugeraho muri Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntekereza ko nta metero 20 zirimo. Ariko ababyeyi banjye bakuze ari abaturanyi b'u Rwanda, aho ubuyobozi bubi bwavuga ko abantu baturuka ahahoze ari Cyangugu muri Rusizi na Nyamasheke ari abaturanyi b'u Rwanda. Uyu munsi muri iki cyumba tukirimo turi benshi, kuko hari abavuye Rusizi na Nyamasheke. Turabigushimira Perezida wa Repubulika. Ni amateka yacu, kuko twibajije n'impamvu habaye jenoside kandi batari abanyarwanda, bari abaturanyi b'u Rwanda, ari inshuti z'u Rwanda. None uyu munsi turi hano tukureba twishimye. Ni ukuri njye n'ugushima, tuzasigasira ibyo mwagezeho. Ntabwo urubyiruko ruri aha n'urundi rugenzi rwacu rutaraha tuzigera tugambanira igihugu. Dufitanye igihango gikomeye rwose, turabashimiye, kandi dufitanye igihango gikomeye. Tusonge mbere kuri gahunda, turi kumwe. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Reka twegere na hariya haruguru hejuru. Ufite indangururamajwi hariya hirya yakwegera urubyiruko. Tugerageze kurasa ku ntego. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina nitwa Nshimiyimana Methode, nkaba ndi umukorerabushake waturutse mu karere ka Gakenke, umurenge wa Rusasa. Mbere na mbere nejejwe no kuba nageze muri iki cyumba nk'umukorerabushake nkababona, ibyo ndabibashimiye. Twakoze ibikorwa byinshi, si ngombwa ko tubisubiramo, birivugira, ariko dufite icyifuzo nk'abakorerabushake. Kuba twakubonye ni umugisha, turagira ngo tukubaze, tukugezeho icyifuzo, uduhe n'ubufasha n'inyunganizi.
tujya dusoza nk'amashuri yisumbuye bamwe tukagana muri tekinike tukiga imyuga ariko turacyafite imbogamizi twumva mwadushyiraho ishuri ry'umwihariko nk'abakorerabushake ry'amategeko y'umuhanda tukabona perime definitive. neza nyakubahwa perezida wa repubulika abakorerabushake ni benshi mu bandi ibyo dukorera benshi n'abakorerabushake bagenderamo niwo muhanda gusa hari bya bindi navuze byo kugira ngo tumenyane tumenye abantu usigara inyuma cyangwa agatakaza amahirwe yarakwiye kubona bazamukiremo. murakoze cyane. barakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze cyane ku bw'umwanya muduhaye. reka dufate nka babiri batatu. murakoze cyane. ubwo turahindura tujye no muri ruriya ruhande mugerageze mureke twumvikane reka dusaranganye amahirwe ntabwo twese twavugira rimwe umwanya duhawe reka tuwukoreshe neza reka dufatire hariya hirya abafite indangururamajwi badufasha abafite indangururamajwi uri hafi y'umujene yadufasha. tugerageze dukoresha igihe neza turase ku ntego. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Gisa Steven ndi umukorerabushake mu karere ka Musanze nkaba ndi umunyeshuri muri Ines Ruhengeri. mbere na mbere ndabanza kubashimira ku mwanya nk'uyu mwaduhaye dutewe ishema namwe. mfite ikibazo ariko mfite n'icyifuzo ubwo mwaduhaga ijambo risoza umwaka wa 2023 twinjira mu mwaka wa 2024 mwagarutse ku kintu gikomeye muratubwira ngo mwiteze kuzumva amajwi menshi y'abakiri bato mu kugena ahazaza h'igihugu cyacu. nyakubahwa perezida wa repubulika nagizemo ikibazo ndavuga ningira amahirwe yo guhura namwe nzabaza se iyo murebye urubyiruko si twe wenda turi aha tw'abakorerabushake dufite urubyiruko rugeze kuri rurenga 65% by'abagize iki gihugu. iyo murebye mubona koko ubwo bushobozi tubufite cyangwa se nk'uko mwabigarutseho icyo mwifuza twashyiramo imbaraga cyane ni ukubanza twebwe ubwacu twiteza imbere. nibyo koko nicyo kintu ariko wowe si ureba usanga bimeze bite? njyewe iyo ndebye mu ishusho yanjye kuko ndacyari mutoya wenda nshobora kuba nabasha kureba kure cyane ariko iyo ndebye mbona haracyari ikibazo. icyizere ubwo wakibonye kirahari. ikibazo cyo kirahari nyine turacyashaka kwiyubaka. muri ya GDP y'umuturage kugeza muri 2050 nk'uko twabisomye mu cyerekezo 2050 bitugaragariza ko umuturage azaba ageze nibura ku madolari 12,000 anarenga. rero nibaza muri kwa kwigira kwacu mwabidusabye nk'uko mumaze kubitugezaho mu kanya akomeza kugira ikibazo nyaza se niki twakora twebwe nk'urubyiruko kugira ngo hahantu ahazaza twifuza kugeraho kandi heza tuzaraga abazadukomokaho abuzukuru ndetse n'abazakomoka ku buzukuru bacu. ariko ibyo uvuga n'ibyo baza ni ibihoraho buri munsi. n'ubu ntabwo urasobanukirwa neza icyo dukwiriye kuba dukora kugira ngo igihugu gitere imbere.
wiga iki aho wiga? niga civil engineering. Umuntu wa civil engineering ntabwo aba yoroshye, wari ukwiye kuba ubyumva. Ikindi abantu bose nibamara ku bya bindi byose twavuze, buri muntu wese niyumva ari mu nzira yo kwiyubaka, ari ibyo byo mashuri, ari muco, ari imikorere, ari hanyuma bikajya hanze rero, bikajya mu miryango, muri buri muntu wese ahari, kugira ngo akorere kubyaza umusaruro icyo afite, byaba ubutaka, byaba ubumenyi, ibyo ari byo byose, kubikoresha, kubibyaza umusaruro, byaba mu nganda, byaba ku uwize akaba umuganga akavura abanyarwanda kugira ngo bo guheranwa n'indwara, umuhinzi n'umworozi igihe cyabo bakakimara babyaza umusaruro icyo bafite, ndetse bimwe bigacuruzwa hano mu Rwanda, ibindi bikajya hanze. Amasoko yo hanze akeneye ibintu byinshi, kuki tutabyaza umusaruro ibyo dufite kugira ngo bijye ku masoko yo hanze? Ibyo byose uriya mubare wavuze, urubyiruko rugera ndetse rurenga 70%. Ariko nakubwiye ngo urubyiruko, kuba urubyiruko gusa ntibihagije, rugomba kuba ari urubyiruko rufite icyo rwimariye cyangwa se runamarira n'abandi, sibyo? Ubwo nurangiza amasomo yawe civil engineer, urumva uzajya ku isoko ry'umurimo hanze, ukore, wunguke, n'abo wakoreye bunguke. Ibyo rero uko twabibara tubishyize hamwe, umuvuduko wabyo niwo uduha gusubiza cya kibazo wabazaga, sibyo? mfite n'icyifuzo. Gira vuba. Engineers baratebuka ubundi. Papa wacu hari icyifuzo nahoze nifuje kuva kera ndi umwana, ndavuga ariko umubyeyi wacu His Excellency binakura. Gera ku ijambo, gera ku ngingo. Nifuje kuzabasura mu biro nkareba nibura ibintu muba murimo mukora rwose. Munyemereye urashaka kureba uko wazaba perezida? kugutumira nzagutumira uzunsure, ariko ntabwo bizakugira perezida. Hari ibintu uzagomba gukora, ngira ngo jyewe hari nabaye na perezida ku mahirwe, ntabwo ari ibindi. Ubwo ariko nukora neza nka engineer, abaturage bakagira icyo bakubonamo, bashobora kuzakugira perezida igihe cyawe. Ariko ibyo nabyumvise, nzashaka uko ngutumira uzunsure, cyangwa nzabatumire mwese, ariko kubera ko ntabona aho dukwirwa twese ko tungana dutya, nzagenda ntumira bake bake kugeza igihe. murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika, mwari mwatwemereye gufata ibindi bitekerezo bibiri, hasigaye umuntu umwe, twafata hariya hirya. Fata umwe hano, fate n'undi hariya. Murakoze cyane. Okay. Umuntu ufite indangururamajwi nadufashe yegereye umuntu amuhereze, urase ku ntego, ukoresha igihe neza. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika.
amazina yanjye nitwa Iradukunda Didier, ndi umukorerabushake wo mu karere ka Gasabo. Maze umwaka umwe ndangije kwiga, twashoje urugerero nize hege history, economy na geography. Turabashimira cyane kuba mwaratwubakiye amashuri ya 12 years, ngiye niho nashoreje. Nari mfite icyifuzo cyangwa se ubusabe, ngiye ndumva umwuga wanjye w'ubukorerabushake nawukomereza mu ngabo z'u Rwanda, ariko narabisabye ubwa mbere biranga, ndataha impapuro nziriraho. Byanze kubera iki? Sinzi ikintu banyangiye. Vugisha ukuri, nanone wabivuge, nanone wabishyize hanze, vugisha ukuri. Agomba kuba hari impamvu kandi urayizi. Nta muntu washobora kwanga gusa bo kumubwira. Baratubwiye ngo ni uburebure kuko hari ahantu twanyuraga bakadupima. Nabyo ntabwo ari byo. Turataha. Bagomba kuba barakubwiye ikindi, nta kindi bigize, ugahitamo icyo gisobanuro kuba ari cyo utanga. Excellence, nta kindi kintu bigize bambwira. Naratashye. Mu buzima bwawe meze neza? Meze neza, nta kibazo, kandi mba numva mfite ubushake bwo gukorera igihugu. Ndi muri department y'umutekano. Ndashaka kuza. Nta muntu wo mu ngabo uri hano? Ko ndeba muresha se cyangwa unamusumba? Mumbarize umenye uwo ari we kandi umenye aho byabereye. Ndashaka kumenya uko byagenze mu by'ukuri. Mfata details. Ariko ku bashaka kujya kuba bakwinjira mu ngabo, igipolisi, izindi nzego z'umutekano, ibyo ubundi buri wese wujuje ibyangombwa, ko hari ibyangombwa bisabwa. Ntuzibwire gusa ko ari ukugenda ugafungura umuryango ukinjira. Oya, hari ibisabwa. Uwujuje ibyangombwa kandi biramenyekana, bishyirwa hanze. Hari igihe cyabyo, iyo bigeze ntawe uhejwe n'ubu. Uwo badashyiramo n'utari umunyarwanda gusa, naho ubundi biremewe. Ibyo rero nagira ngo ndetse muzajye munabitinyukaga koko mujye muri izo nzego gukorera ubushake. Ariko noneho ubu bushake bufite icyo buha uwagiye muri ako kazi. Undi umwe hano, umuntu ufite indangururamajwi yadufasha agahereza ahangaha imbere. Reka twegere. Murakoze nyakubahwa. Mureke twumvikane. Mbere na mbere nshimiye Imana kandi ndanabashimiye ko mfashe iyi microphone. Nje hano inshuro nyinshi nifuza kubagezaho icyifuzo cyanjye, microphone zikanshaho, ariko ndishimye cyane kwingezeho. Nitwa Mukandatira Julienne, ndi umukorerabushake wo mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro. Youth Volunteers yangiriye akamaro mu gihe cya COVID-19. Bantoranyije nk'umukorerabushake witwaye neza, wahize abandi, bangira data manager w'ikigo nderabuzima cyacu. Nashyiraga abakingiwe muri system. Umeze utyo bakakunyuzaho microphone. Ntabwo ari byo. Murakoze nyakubahwa Perezida. Tuguhaye umwanya winigure noneho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo kungira data manager, kuri uyu mwanya ndumva noneho inzozi zanjye zibaye impamo. Biracyaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
nagiyemo mpemberwa ade kandi hari n'abafite A0 ariko ku bw'ubwitange ninjye bahisemo nanjye mpita mfata umwanzuro w'uko amafaranga ngiye guhembwa ngiye kujya kwiga kaminuza kuko abahemberwaga revo yo hejuru yanjye bahembaga menshi ngira ishyaka nagiye kwiga muri kaminuza ya UTAB Ibyumba nditanga nkajya niga weekend nkakora n'akazi ndangiza icyiciro cya mbere cya kaminuza tukiri mu gihe cya covid bampa tuhumu ya A1 ndanayihemberwa igihe cy'amezi 3 ariko najya kwaka diplome original bakambwira ko heke yahagaritse gutanga izo diplome covid ihita irangira mu by'ukuri nyakubahwa perezida wa repubulika iyo diplome iyo ngize amarembo ansaba icyiciro cya mbere cya kaminuza kandi ndayabona menshi mbura diplome kandi bampaye wayikoze hehe muri UTAB kaminuza ya Byumba ya hehe ya Byumba UTAB okay diplome narayibuze nasabaga byibuza ko kubera ko nta kibananira Minisitiri w'uburezi kiriya kibazo ufashe kugikurikirana murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ninyibona mfite intego yo kuziga kugeza ku cyiciro cyo hejuru minisitiri wamubonye aho ari musange hari namubonye murakoze cyane birasa nkaho tutashobora gufata hariya mbonye umwe turangiza reka dufate umuntu uri hano uriya uyu nguyu wicaye hano uwo nguwo kuri iruhande ngaho nawe gira vuba niba uzi kwihuta murakoze hanyuma umuhe mikoro murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Nsanzimana Didier ndi umukoranabushake mu karere ka Musanze niga muri IPRC Musanze twe nk'urubyiruko rw'abakoranabushake twiga by'umwihariko ibijyanye na tekinike tujya tugira ibintu bita amaproje imishinga runaka tugakora umushinga ari nk'imashini runaka ushaka gukora izakemura ikintu bitewe na sosiyete tubarizwamo ariko turacyafite ikibazo cy'uko usanga hari nk'umushinga ufite ugasanga hari kuzamo icyo bita ubwenge karemano artificial intelligence wa mushinga wawe bikazarangira ugupfiriye ubusa nta kintu kumariye nk'ubu nanjye hari umushinga nari mfite uburyo twabyaza umusaruro ku mipaka yacu mu myambukire tukajya dukoresha imashini iyo mashini ikajya ikarikira imisoro ibintu byose igahita ibikorera ikibazo cya artificial intelligence ni iki nuko bitaragera ku bantu benshi nyirango ariko imishinga tugira duhura n'icyo kibazo cyo gukoresha artificial intelligence tukabura abadufasha ntabwo gikwiye kuba ikibazo gikwiye kuba opportunity ahubwo gikwiye gukemuka yego minisitiri ushinzwe za IPRC ninde niba hari murakoze murakoze nyakubahwa perezida icyo kibazo ntabwo gikwiye kuba ikibazo ubundi abantu ibijyanye na artificial intelligence abantu bariho barabyiga barabyihutisha mu buryo bw'ishoramari kugira ngo bigere henshi bigere kuri benshi murakoze amazina nitwa Patrick Nshimiyimana nanjye naturutse muri IPRC Musanze tuzi neza ko aho u Rwanda rwavuye aho mwarukuye nyakubahwa mwarubohoye mu ngoyi twavuga ko gira vuba ihute ikibazo nari mfite cyangwa icyifuzo tuzi ko urugamba rw'amasasu rwarangiye rwo kubohora u Rwanda ariko ntabwo rurarangira rwo kubohora rwaragabanutse natwe nk'urubyiruko rw'abakorerabushake dukoresha imbuga nkoranyambaga twifuzaga ko twakongererwa ubushobozi mu mahugurwa hari abakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo budakwiye mu buryo bwo kubaka u Rwanda twifuzaga ko guhangana nabo twifuzaga ko twakigishwa urugamba rw'amagambo rwabananira rute kuko
ntabwo rwatunanira ariko abenshi ntabwo bazi neza ko uburyo bagomba gusubizamo babuzwa n'ikizi ntabwo babizi neza ntabwo tuzi ikibazo kirimo dukeneye amahugurwa y'ukuntu twasubiza abo bantu abenshi bafite ikibazo cya interinete abandi bakagira ibibazo bitandukanye by'ibikoresho bakoresha kuri interinete ikibazo gikwiriye kuba gihari ibibazo ni iby'abataganura urwo rugamba ngo barurwane twifuzaga ko twakongererwa ubushobozi kugira ngo tubashe kurwana urugamba rw'ikoranabuhanga abadafite ibikoresho bafite ubushake bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga bavuga neza igihugu udushubije inyuma kandi murakoze nyakubahwa ubu ni ukuvuga dutange amatelefoni dutange interineti ibyo ntabwo twari twabirenze twavuze ibyo abantu gukora bagakoresha ubushobozi bafite imbaraga bakigeza kuri byinshi noneho bikavamo ibyo ngibyo murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo twamara umunsi wose hano iyo byashobokaga ntabwo niyo twafata andi masaha 3 ntabwo buri wese yabona umwanya yego nyakubahwa perezida tubigenze dute rero twasoza ibibazo ni byinshi perezida ibibazo cyangwa ibitekerezo ni byinshi muri benshi navuga ko tubakunda gusa murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika mukiri hano twabashimira nk'urubyiruko kubw'umwanya mwaduhaye n'iby'agaciro turishimye cyane tubashimiye urukundo mukunda urubyiruko ariko ikindi muri iyi minsi iza turaza kujya duhura kenshi murakoze cyane ndetse duhurira ndetse duhurira mu turere dutandukanye mu ntara zitandukanye mujye mushaka umwanya aho ngaho twahuriye ibibazo byasigaye cyangwa ibitekerezo bizatangirwa aho ngaho cyangwa bizabarizwaho abandi abumva rwose baremerewe cyane mujye mutega n'imodoka ku muhanda murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika twishimiye kubana